Imana yabaye n'ibivuga ngo nanjye ndi nagiye kwisuzuma usanga ntacyo ndicyo. Imana imaze kumpereza ubuzima ababyeyi bari babuze, imaze kumpereza ubuzima inshuti zari zabuze, imaze kumpereza ubuzima bakundaga batari mumpereze, ndavuga ngo nanjye ndi. Haleluya, ndavuga ngo nanjye ndi, nanjye ndi, nanjye ndi. Imodoka yari baranguye abatabizi iri barangura irashwanya buri kwezi nagiye mu mundi kandi sishimba nari bisatu mu ndani kubu na nashwazaga ariko bamvana mu modoka hamwe n'umukuru gusa ufata umusatsi wawe yabari imodoka muri boye ntabwo babashije kuyigarika ahubwo bashyize basukura ku isi zose. Uyu mu yarayise abantu barazi barwa abari bari muri imodoka bamwe bagafite bameze nka Mike ndabandi bapfuye kandi ari birimo nduri nabyo bavugaga bakurikiza kuko bari barimo no gukora sabi barabona nta muntu muzima wayivamo nari imana kugaburira buri muntu twaririye ndetse niba bari ko ruhanga nari mu byaro bitwara harabahungu harabakobwa bari bafite uburangiza bari bafite n'amashuri ariko ubu bari bagiranye. Reka turirimbe Imana naza kubakerereza.
tujya kwakiraho akanya sijya twakira umushumba umuntu utazabona umunezero uburenganzira bw'ubonye nona. Haleluya. Amina. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sema haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Umuntu utazabona umunezero muzima n'ahantu uzawukura. Oya byararanye. Haleluya. Amen. Aha niho twigira umunezero dutwara mu isi. Yego. Kubera ko mu isi nta munezero ubayo. Awo. Aha niho tuza kwakira umunezero dushyira mu isi. Kubera ko mu isi nta munezero